Mwongeye kwirwa nshuti bakunzi ba Paulin Lenoir na Healthy Tips. Turabasuje cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urubuto rwitwa avoka. Benshi barufata nka magic fruits cyangwa imbuto y'igitangaza. Ese nawe ni kubizi? Reka turebere hamwe, noneho turaza gukonkiriwa nyuma tumenye impamvu z'ingenzi zituma uru rubuto rugirira akamaro umubiri wacu, ndetse turebere hamwe kugera mu mubiri wacu ikaba yadufasha, ariho benshi bayita urubuto rw'igitangaza. Ese nibyo koko? Reka tuze tubire. Hano turakomeza kurebera hamwe ibintu byiza bigize avoka. Icyo twaheraho ni nka mono unsaturated fats. Izi ngizi bazita heart healthy fats, ariyo mavuta meza ku mutima wacu, atuma umutima wacu umera neza. Aya mavuta tuyasanga n'ubundi muri olive oil abizi ko badukonsera kuyikoresha, kuyiha abana. Nka mama dafite abana barabizi, tekera umwana ugasukamo ka olive oil rero igizwe na mono unsaturated fats. Izi mono unsaturated fats zifasha umubiri wacu kugabanya bad cholesterol ni bayita LDL, low density lipoprotein. Iyo cholesterol mbi, kugira ngo wumve ko ari mbi koko, iragenda ikaziba imitsi yacu icamo amaraso, ibifite diametre runaka, ariko izi LDL cyangwa cholesterol mbi ziragenda zikajya ku mpande iyo mitsi, zikagenda zibindinga ku ruhande, ku buryo umutsi wacu ugenda nimba wanganaga gutya ukagabanyuka ukangana gutya. Kuvuga rero y'amaraso acamo byagabanyutse, umutima urapompa, amaraso yacamo agacamo afite pressure nini, ari byo bitera indwara z'umutima, high blood pressure, umva pressure iba yabaye nini cyane, ari byo bitera stroke, kuko udutsi turagenda tukaba dutoya cyane, noneho amaraso yacamo bigasaba ko yidirata. Mu kwidirata rero bishobora gutera guturika kwa turiya dutsi two mu mutwe, ari byo bigeza kuri stroke. Urumva rero ko avoka idufitiye akamaro. Aho ngaho twakuramo benefit ebyiri, harimo lowering bad cholesterol LDL, hakaba no gusapotinga umutima nimba upompa. Izi mono unsaturated fats ziragenda zagera mu mubiri zigafasha gukuraho ya cholesterol mbi yagiye bindinga ku mitsi, ku buryo amaraso agenda straight nta kibazo, aflowinga neza. Urumva ko isapotinga n'umutima. Muri avoka kandi dusangamo vitamin nyinshi n'ama minerals. Duhereye kuri minerals, harimo nka potassium ku kigero kinini. Ubundi fruits dusangamo potassium cyane, ari nayo idufasha, ni umuneke wamo potassium nyinshi, ariko muri avoka habamo potassium nyinshi kurusha iyo mu muneke. Tugasangamo vitamin K, vitamin E, vitamin C na vitamin B6. Izo nizo vitamine nyinshi dusangamo zifitiye akamaro umubiri wacu. Akamaro ka potassium rero harimo nko kugabanya umuvuduko w'amaraso. Iyo turiye ikintu kirimo potassium tuba tugabanya umuvuduko w'amaraso, ariyo high blood pressure. It lowers the high blood pressure. Ikindi ifasha umutima gutera neza, umutima wacu ugapampinga neza bitewe na potassium. Potassium kandi irinda imitsi icamo amaraso kwangirika, ari byo bya bindi twarebeye haruguru, kwa kundi udutsi dushobora gucika bigatera stroke n'izindi ndwara. Potassium rero irinda turiya dutsi ducamo amaraso kwangirika. Kazamo rero n'ayo ma vitamins abamo, ariyo vitamin K, vitamin E, vitamin C na vitamin B6. Nizo
vitamine zirimo dusanga muri avoka. Iyi potassium iyo igeze mu mubiri iragenda ikagabanya sodium mu mubiri, ari byo igabanya umuvuduko w'amaraso, amaraso yacu akagenda neza mu mubiri. Avoka kandi irimo ibyo bita fibers ni uduce turi mu biribwa turya tudacagagurika cyane, ahubwo dufasha gucagagura ibindi biryo iyo bigeze muri estoma. Ubwo urumva ko avoka ifasha mu igogora ry'ibindi biryo, ifasha muri digestion. Izo fibers zifasha ibiryo kugenda neza mu mara, ubwo ni digestion, gucagagurika, igafasha kureka kuribwa mu nda. Urumva iyo digestion itagenze neza ni handi ugira ama complication mu nda ukumva inda iragugaraye, ariko iyo harimo izo fibers twariye ibindi biryo dushyiraho na avoka ifasha mu kubicagagura mu mara. Fibers kandi zifasha bacteria ziri mu mara gukora neza, ubwo ni bacteria ziri mu nda zidufasha gucagagura ibiryo. Urumva iyo hajemo support y'izo fibers noneho gucagagura ibiryo birihuta cyane, bacteria zigakora neza mu mara, ari byo resulting cyangwa bituma habaho igogorwa ry'ibiryo rigakorwa neza kubera izo fibers dusanga mu rubuto rwa avoka. Muri avoka harimo izi vitamine arizo vitamin E na vitamin C. Izi vitamine zidufasha mu kurinda uruhu rwacu ndetse n'umusatsi. Izi vitamine uko ari ebyiri zirinda uruhu rwacu kwangirizwa n'imirasire y'izuba, zikarinda uruhu rwacu kugumana ubushyuhe ndetse n'ubwiza, ari nabwo zirinda umusatsi, imizi y'umusatsi wacu kwangirika, zifasha gukomera. Mpamvu akenshi uzasanga produit nyinshi, amavuta menshi y'umusatsi arimo avocado cyangwa za maske bashyira ku ruhu, amamaske menshi akozwe muri avoka. Ikiza cya avoka rero iyo uyiriye kubera harimo monounsaturated fats ndetse n'amafibers, ibi bintu bibiri tuma umeze nk'umuntu uri uhora haze. Ni ukuvuga ushobora kurya avoka imwe ariko ukumva mu nda haracyarimo ibiryo. Ibyo bintu rero bidufasha mu kugabanya ibiro, zinga weight. Izo fibers digestion yazo isa n'itindamo bikaguma mu nda, ndetse n'ariya monounsaturated fats nayo atinda mu nda ku buryo ushobora kumva uhaze, kandi ari nako agirira akamaro umubiri wacu. Avoka kandi ifasha ubwonko bwacu gukora neza. Avoka nk'uko twabonye irimo amavuta ariyo nka omega 9 fatty acids ndetse na vitamin B. Ibi ngibi bifasha gutuma amaraso agenda neza mu bwonko, ndetse afasha ubwonko bwacu gutekereza neza no kwibuka, ari nako iri rekomande ku banyeshuri ndetse n'abantu bakoresha ubwonko cyane, kuko ifasha gutekereza neza kandi no kwibuka bitewe n'izi omega 9 fatty acids ndetse na vitamin B. Avoka ishobora gutuma umuntu agabanya umubyibuho ukabije, kuko iyo uyiriye izi fibers ziri muri avoka ziratinda, bigatuma utongera kumva ushonje vuba. Ibyo bikarinda kuryagagura bya hato na hato. Avoka twabonye ko igabanya bad cholesterol ariyo LDL, low density lipoprotein, ndetse akongera cholesterol nziza mu mubiri ariyo HDL, high density lipoprotein. Muri avoka dusangamo amasubstance atatu ariyo antioxidant afasha kugabanya uburibwe mu mubiri, aribyo bita inflammation. Aya masubstance niyo lutein, zeaxanthin na vitamin B. Aya masubstance afasha kugabanya uburibwe mu mubiri, aribwo bushobora guteza indwara
zindi. Hano rero tugiye kurebera ibintu bikorwa muri avoka bishobora kudufasha nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo nka avocado oil. Avocado oil ni nziza cyane kuko irimo biriya bintu byose, irimo antioxidant, irimo mono unsaturated fats n'ibindi byinshi. Amavuta ashobora gukoreshwa mu guteka kuko yihanganira ubushyuhe bwinshi, ashobora gukoreshwa ku ruhu, kwisiga, ashobora gukoreshwa ndetse no ku musatsi bitewe n'ibyo twagiye tubona birimo bifasha uruhu, bifasha umusatsi wacu. Hashobora gukorwamo masike z'uruhu aribyo face mask. Iyo ivanze n'ubuki cyangwa se na yogurt ishobora kugirira uruhu rwacu akamaro cyangwa se umusatsi wacu ugakura neza. Bituma ku ruhu rwacu rusa neza, ntirwume, rugahorana itoto kandi ugahora usa neza. Umusatsi wacu ushobora gutuma umusatsi wawe woroha ndetse imizi yayo igakomera, igatuma umusatsi aho wagiye ucikagurika wongera ugakora neza bitewe n'iyo mask y'umusatsi cyangwa amavuta y'umusatsi yakozwe muri avoka. Avoka kandi ishobora gukoreshwa mu bundi buryo bwinshi, ishobora gusigwa ku mugati, ishobora gukoreshwa nka smoothies, ishobora kuyivanga n'izindi salade, igakoreshwa mu masalade agiye atandukanye. Ibi bigatuma mu biryo byawe cyangwa muri salade yawe cyangwa muri smoothie yawe hiyongeramo intungamubiri nyinshi cyane. Hano turarebera hamwe igice cya avoka abantu benshi bafata bakajugunya cyangwa batitaho, ari rwo rubuto rwa avoka. Nk'uko twabonye ibintu biri muri avoka mo imbere, urubuto rwa avoka narwo hari ibyo rudufasha kandi byinshi. Turaza kubereka nuko warukoresha kugira ngo rukugirire akamaro mu buzima bwawe. Uru rubuto rwa avoka rero rurimo antioxidant menshi cyane. Izi antioxidant zifasha uturemangingo tw'umubiri, zifasha kandi mu kurinda indwara zimwe na zimwe zataka umubiri, ari nako zituma umubiri wacu ukomeza kugira imbaraga. Izo ni antioxidant dusanga mu rubuto rwa avoka. Urubuto rwa avoka rurimo fibers menshi. Izo fibers zishobora gufasha kurwanya kuribwa mu nda, gutuma igogorwa ry'ibiryo rikorwa neza ndetse no gufasha amara gukora neza. Ibyo byose uko bikorwa, urwo rubuto rwa avoka bararusya bakarukoramo ifu, ahenshi barayigurisha bakaba bayishyira mu cyayi cyangwa kuminjira mu biryo. Uru rubuto rwa avoka kandi rurimo substance zifasha kurinda umubiri ububabare, aribyo inflammation. Uru rubuto rwa avoka rushobora gukoreshwa ku ruhu. Iyo rwasewe neza rukoreshwa ku ruhu, ariho hakorwamo scrub yo gushyira ku ruhu ndetse na scrub yo mu maso, face mask, gufasha gukuraho uruhu rwapfuye ndetse no gutuma uruhu rwacu rusa neza. Rwasewe neza rurimo ifu, ushobora kuruvanga n'ibindi bintu ugasiga mu musatsi wawe, umusatsi ugakura neza kuko ukomeza imizi y'umusatsi, ari byo bituma umusatsi wacu ukomera ndetse ugasa neza ukarabagirana. Turarebera hamwe uko wategura icyayi kirimo ikibuto cya avoka. Ukata avoka ugakuramo ibibuto, warangiza ukabironga neza n'amazi meza, warangiza ukadukatakatamo uduce duto duto. Icyo cyayi rero ushobora kongeramo ibindi birungo. Hano bashyizemo tangawizi. Shyira amazi mu isafuriya, ngeramo bya bintu byose wakatakase, ukareka ugashyira ku ziko bikabira iminota 5. Then ugafata igikombe ugashyiramo ubuki, ukayungurura bya bintu byawe. Icyo cyayi kiba kibonetse. Bakunzi ba Paul Lenoir na ba Healthy Tips, rero mubonye akamaro ka avoka, tubonye akamaro k'ikibuto cya avoka. Muri rusange avoka ntago wavuga ko ari urubuto rw'igitangaza, ariko ni imwe mu mbuto zifite intungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu kandi cyane, bitewe n'ama nutrients arimo, ama vitamin, ama minerals byinshi cyane twarebeye hamwe. Ni byiza rero ko warya avoka byibuza imwe ku munsi.
kugira ngo ugire ubwonko bukora neza, wibuke neza, ugabanye iriya bad cholesterol mu mubiri, amaraso yawe atembere neza, ugire uruhu rwiza, ugire umusatsi mwiza. Urumva ko avoka ikora ku bice byinshi by'umubiri. Abakobwa, uruhu rwanyu, scrub, umusatsi bigomba gusa neza. Ubwo rero nta wundi muti, rya avoka buri munsi umere neza. Healthy tips nakagaruka kuri Paulin Lenoir. Izi video uzazikurikirana ndetse tuzagenda turebera hamwe n'izindi fruits n'ibindi bintu bigenda bidufasha. Murakoze cyane, ciao.